Uko imbaburangufu ikoreshwa. Nk'uko byumvikana, iyo ujya gukoresha imbaburangufu ubanza kwegeranya ibyo uri bukoreshe muri icyo gikorwa cyo guteka. Mu gufatisha imbaburangufu ubanza gufungura urugi rw'imbere ukarumarayo. Hakurikiraho gushyiraho amakara ahagije ariko atarenga aho batereka isafuriya. Gufatisha amakara kuri ngufu ukoresha uduti duto cyangwa impapuro. Uterekaho isafuriya ari uko ishyiga rimaze gufatwa. Icyo gihe kandi ugabanya umuyaga wegekaho agakugi utagafunze neza. Mu gihe ibiryo bigiye gushya agakugi ugafunga noneho neza. Iyo bibaye ngombwa kongeraho amakara, si ngombwa amakara menshi, wongeraho rimwe cyangwa abiri gusa. Mu gihe ibiryo bihiye wifuza nko gushyushya amazi yo koga, uyaterekaho utiriwe wongeraho amakara kuko ngufu igumana ubushyuhe igihe kirekire. Iyo urangije guteka hakiriho amakara kandi ukeneye kuyazimya, ufata indosho y'icyuma ukayakura ku ishyiga ukayashyira hasi cyangwa mu kintu cy'icyuma. Kugira ngo uzongere kuyakoresha afite ingufu, si byiza ko ukoresha amazi, uyazimisha umucanga cyangwa itaka. Mu gihe imyenge y'aho barambika amakara yazibye, uyizibura ucishije intoki mu rugi hasi y'ahariya amakara arambikwa. Birabujijwe gufatisha imbaburangufu ukoresheje peteroli kuko yica ibumba riyikoze. Kuyizimya ukoresheje amazi nabyo bituma itarama. Guhondera amakara ku ishyiga nabyo si byo kuko byamena ibumba iyo mbabura ikozemo. Kirazira kandi kunyagiza ngufu kuko nabyo bituma itarama. Igurira imbaburangufu. Ubu butumwa mubugejejweho na Jenny Green Solutions.